Shalom guys, twongeye kubasuhuza. Amahoro ya Nyagasani akomeza abane namwe aho muherereye hose. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu ku gacano kanyu n'akanyu turakabahaye mwese. Yeah. So guys, muri kano kanya tugarutse mu gikoni cyacu tuje guteka ikintu bita isombe. Ndabizi abakunzi b'isombe muri benshi, muze tubane dutekane ino sombe dukuye muri frigo n'inyama zikuvuye muri frigo. Hari abagiye bambwira ko bibagora kuriteka rikanga gushya, nanjye byambayeho, ariko ubu ngubu nazanye indi strategy nshyashya watekamo iri sombe rigashya vuba kandi rikakuryohera nk'irisanzwe ryo muri Afrika. So hano rebye nibyo birungo dufite, nibisanzwe bitewe n'ibyo gukoresha, njye nibyo ngibyo mfite. Uburyo ngiye kuritekamo rero ni ubu ngubu. Uri kubona narishyize mu isafuriya, nabanje kuritegura ku ruhande, riratandukana kwa kundi riba rimeze nk'icyuye rivuye muri frigo. Rero ryamaze umwanya bitewe n'uko bishaka, riroroha, riba nyine bisanzwe nk'irivuye mu isekuru. Hanyuma niko kuza ndishyira mu isafuriya, nta kindi kintu kirimo, ndatangira mbigenza nk'uko muri kubireba. Guys, amazi ashyushye niyo safuriya muri kure aho ku ruhande, nicyo kintu ndi butekesha. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo atekesha amazi akonje isombe, ngo yongeramo amazi akonje, numva gusa ndamusetse. Njyewe rero uko mbizi ko nabitojwe, ntekesha amazi yabize, apana ashyushye gusa ahubwo yabize. Rero mpisekiramo ibyo birungo byanyu, ibyo bitunguru, amapwaro, amapavuro, ibiki, ibintu byose bitewe n'ibyo ukunda. Singiye kubabwira ibyo nakoresheje, bitewe n'ibyo ukunda nibyo utekesha. Njyewe nibyo natekesheje. Mpise mbishyiramo, nta kindi kintu ndashyiramo. Amazi yanjye aracyari ku ruhande, nkomeje kurikaranga nko kurikawusha. Nibyo byo ndi gukora rero, ndi kurikawusha, reka ariko mbyita, rikomeze rihure, rivemo ubukonje, rihindura ibara, mbone nzakurikizeho ibindi bintu mumenyereye bisanzwe. Hano rero ndagira ngo mbareke mukurikirane uko bigiye kugenda. Ntago ari iminota myinshi, ni iminota mikeya. Nutarambirwa nawe uzabiteka neza. Bikurikirane urebe uko natetse ino sombe, ndakwinginze, kugira ngo bya bindi byose horaga wibaza, amasombe ya hano yaratunaniye, yinaha muri bino bihugu ibiki n'ibiki, amasombe y'iwacu niyo ari meza, na hano ryakubera ryiza bitewe n'uko waritetse. Nanjye byambayeho nkigera inaha nta muntu natekeraga isombe, ariko bagasombe k'iwanjye karanurira, ab'iwanjye bose baryaho bakavuga ati wow. Kubera uburyo ki naje kuvumbura bworoshye kandi budatinze bwo kubanza kuricisha ku mbabura nk'uko ukariteka, ukazabona kugenda wongeramo amazi. Hano rero narishyizemo inyama zanjye kugira ngo nazo zikomeze zivemo yambeho kandi zize gushyana n'isombe neza, perfect, bimeze neza. Gatureke mukomeze mukurikirane, turebe ibiza gukurikira nyuma.